Shining Right Family murabizi rero ndi kumwe n'urubyiruko rugiye rutandukanye, harimo abahungu harimo abakobwa, nanjye turi kuvugana tugiye kugirana ikiganiro mfatanyije na bagenzi banjye. Ndi umusore mwiza ndetse ushima Imana, harimo abakobwa b'icyerekezo, abakobwa basa neza bakorera Imana, harimo n'abajene ubona ko bari seriye nabo bubaha Imana. Shining Right Family ibikorwa byacu ni ugukora umurimo w'Imana, uwo ni wo muzi wa byose, ndetse gufasha ndetse no kujya mu bikorwa bigiye bitandukanye, dufasha mu buryo butandukanye ndetse tunakanakorera Imana mu buryo bugiye butandukanye. Ntabwo gukora Imana ari ugusenga cyangwa se kuririmba gusa n'ibikorwa by'amaboko, ariko bifasha ikiremwa muntu kumera neza, nabyo no gukorera Imana. Hanyuma reka twinjire mu kiganiro neza n'abasore n'inkumi turi kumwe hano. Reka mbere kuri mugenzi wanjye, mbere na mbere abanze twibwire no ku bandi bose tugiye turi kumwe, hanyuma tugende twivuga kugira ngo tujyane no mu kiganiro neza. Wiriwe musore? Mwiriwe neza. Aha, turi kuri televiziyo yacu, channel yacu Shining Right Family. Hanyuma mbere yuko abari kuri televiziyo zabo bari kudukurikirana, kwanza uri muntu ki, kubera icyo uri hano kwanza? Murakoze. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi Uwayo Thierry, ndashyikijwe nkorera Imana ku rusengero rwa Restoration Church Musoro. Impamvu ndi hano bitewe n'ibyo mwari mumbajije, tuje kuganira hagati yacu mu buryo bwo kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'umurimo w'Imana ndetse no guhana izindi mbaraga mu buryo budasanzwe. Murakoze cyane. Aha, sawa urakoze. Hanyuma ndagira ngo n'abari kuri televiziyo zabo badukurikiye bari kureba ibyo bumva ibikorwa byacu n'iki, basi mujye mugerageza munadusobanurire kwanza, twibwire hanyuma tubwire n'icyo ushinzwe muri Shining Right Family, sibyo? Okay, reka ngere kuri mushiki wacu, nawe ndabona urishimye umeze neza, duherukana mu minsi yashize twishimye turi gukora ikiganiro mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma uyu munsi bimeze biti, gifashe gute? Urongera utwibutse inshingano zawe muri Shining Right Family. Murakoze, nitwa Diana, benshi banyita Daisy, izabiza n'izina rye niswe n'ababyeyi. Muri Shining Right Family nshinzwe disciplinary, nkaba nanafasha nyine bagenzi banjye muri rehearsals muri practice. Ndumva ari ibyo nyine. Ntabwo ari ibyo gusa, ndabizi mukanya tugezaho n'ibindi uhita ubisoza kandi tutaragera kure. Hanyuma Nyampinga, reka nkute Nyampinga n'ubwo utaratwibwira ubundi uko bwose buri Nyampinga, siko bimeze? Okay, hanyuma Nyampinga, nyuma y'uko kwita Nyampinga urinde, uri muntu ki muri Shining Right Family, bimeze biti, kuki ubirimo? Nitwa Halisa, ndi umunyamuryango wa Shining Right Family. Icyo nshinzwemo ntabwo n'undi mushyashya, ntabwo ndamaramo igihe, nyine ndi member wawo ubafasha gukora mu bikorwa byose barimo no gukorera Imana. Njyewe nta nshingano nagira iri hejuru irenze ibyo ngibyo. Okay, ndaza kugarukaho mu minota iri imbere, basuye wongere utubwire neza impamvu wumvise waza muri Shining Right Family, sibyo? Muza kubyibagirwa, utekereze neza, sibyo? Okay, hanyuma ndi kumwe n'undi mwari umutegarugori, yego cyangwa ntabwo ubizi? Okay, nta kuntu waba utabizi. Okay, nawe rero turagira ngo tuguhe ikaze rero kuri televiziyo yacu, hanyuma dusobanurire neza. Murakoze. Njyewe nitwa Alice, mba muri uno muryango, nishimiye no kubamo cyane. Iyi inshingano mfitemo ni secretary. Okay, mwabyumvise, ni secretary, hanyuma undi ni disciplinary, undi ni umember mushyashya wa Shining Right Family. Mwagiye mubyumva, buri wese agiye afite igitekerezo cye, yagiye afite uburyo yivuze yisobanuye, twabyumvise. Hanyuma tugiye kugaruka mu kiganiro nyirizina
turusheho kugenda tunoza akazi kacu neza. Shining Light Family ni umuryango mugari, njye numvise n'iryo zina uburyo rishining ubwaryo, mba numva nanjye ndi gushining iyo nicaye kuri mikoro za televiziyo yacu, mba numva sinzi ukuntu mba numva meze muri jewe. Reka mbere kubwo duherukana twarimo tuganira ku bikorwa bigiye bitandukanye Shining Light Family igenda ikora. Harimo umurimo w'Imana mbere na mbere, gukorera Imana, kubyina, harimo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bitagize aho bihuriye n'imirimo ikorerwa Imana, kugira ngo turusheho gushimisha amaso yayo, cyangwa se gutuma mbese amatwi y'Imana yumva ibyo ikeneye kumva, kubera ko twakoze ibyo dusaba gukora, sibyo? Hanyuma twari twagiye tubigarukaho kenshi, murabizi, murabyina, mukora ibiraka byo kubyina mu makwe, kubyina mu rusengero, gufasha abantu batishoboye, gufasha ubikeneye. Buriya gufasha ntabwo ari ugufasha utishoboye gusa, buriya n'abantu bafite uko bafite nabo hari igihe bakenera umuntu ubafasha, atari ngombwa ko baba badafite, sibyo? Hanyuma ndagira ngo uyu munsi duhindure ikiganiro mo gato, ariko tutagiye kure y'ibikorwa byacu bya buri munsi, sibyo? Ubundi reka mbere kuri mugenzi wanjye, hanyuma ugiye kudusobanurira neza kwanza, ubundi agence wayinjiyemo kubera iki, niye motivation kugira ngo wumve ko ugomba kuyijyamo, niki cyagukuruye kugira ngo wumve ko ugomba kwifatanya n'abandi, hanyuma udusobanurire neza twumve impamvu. Murakoze. Ikintu nyamukuru cyatumye nza kwifatanya n'abagenzi banjye gukora umurimo w'Imana binyuze mu kubyina. Mu busanzwe nkunda kubyina, ntabwo mbizi neza ariko ndabigerageza. Impamvu rero ninjiyemo hano, nta mpamvu ivuga ngo ni ngiyi, ahubwo ni uko tuba umuntu, niba uri umukristo uba urahamagariye kuramya, gusenga, gutakambira yaguhamagaye. Impamvu naje hano rero ko ari mu buryo bwo kungikanya imbaraga na bagenzi banjye, kugira ngo ibyo dukora bibashe kugira imbaraga, bibaye n'izindi mbaraga zigiye no hino. Uko umuryango ugenda waguka, ni nako abantu bagenda bamenya ibyiza byabyo, kuko umuntu umunsi umuntu nabona Shining Light ari abantu bakeya, 5 se cyangwa 10, azabona ko nta mbaraga ibintu bifite. Ariko demo urubyiruko, cyane cyane ko nanjye mvuze side yanjye, ubundi urubyiruko niduhurira muri, ntabwo ko ari nk'itsinda, ari nk'umuryango ugamije atari w'imico mibi cyangwa se ibindi, ari ugusenga no kuramya Imana, tugahoramu turi imbaga nyamwinshi, turi benshi. Ndibaza ko abantu bagira amatsiko, ati se kuki hari uriya muryango umeze gutya na gutya, bakaza rero baje gushaka ikintu muri kucyateranyije. Nta kindi rero ni ugufatikanya kuramya no guhimbaza Imana, kugira ngo Imana aguke. Nyuma yo kumva ko wajoyininga bagenzi bawe mugafatanya, kugira ngo wenda umuntu nabona ko ejo bari 5-6 ngo bivuze abugenje kubona 15, nyuma yo kubibona gutyo ukabona ko nawe ukizemo uruhare rwawe, byarushaho kuba byiza bikagaragara neza. Ese kuki utigeze uhitamo ngo uvuge ngo aka kanya ndumva najya kubyina mu kabari, ndumva najya kubyina mu mavideo y'abahanzi bataririmba indirimbo zaririmbiwe Imana, ndumva najya gukina umupira, ndumva najya gukina kuba umukino wa boxing? Kuki wumvishe waza muri Shining Light Family ukumva ko ariho haguhaye amahoro, cyane ko tutamenyereye urubyiruko rw'abana b'abahungu cyane mu bintu nk'ibyo, wenda abakobwa bo mwe kubera iki wowe bishaka kudusobanura? Nk'uko natangiye mbibabwira, turi abakristo. Iyo wagira ubwo buntu bwo kuba umukristo, ugomba no kubusigasira. Ntabwo uba umukristo ngo ugende uterera hirya. Ari nayo mpamvu umunsi wa 7 ugiye twagiye gusenga, abafite ubundi kwemera kwabo bakajya gusenga ku munsi wa 6. So rero iyo uri umukristo ugomba no gukora ibintu bya gikristo. Ntabwo nawe naramaze kwisobanukirwa uwo ndiwe, ni mpamvu ndi ku isi.
kuba bamaze kwisobanukirwa ntabwo nafata umwanya ngo mute mu kabari se yego nabyo barabikora kuko turabikora ni urubyiruko of course kuko iyo turi mu myaka mitoya ikintu cyose kitwemera kugikora kuko niyo umuntu aguhana urimo kujyayo ntabwo wamwumva ariko iyo ugiye ukagerayo ukabona ibintu usanzwe atari byiza ari nabwo bavuga ngo umuntu umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo so rero ngiye impamvu mu by'ukuri navuze ngo nze muri shining light nta yindi mpamvu ni ugukora umurimo w'Imana nyine yamamagaye akaba ariho nyikorera kuko n'ubuzima busanzwe hirya no hino abantu bafite akazi gatandukanye ariko iyo ufite akanya kuvuga ati se umunsi urarangiye iminsi 7 yose ngiye icyumweru nkafata ibyibuze umunsi umwe mvuga ngo Mana warakoze byo kundinda byinshi cyane hari byinshi ubonesha amaso yawe hari n'ibindi Imana idutambutse utazi so rero kuri uku kuza muri shining light niba Imana irandemye nkanjye ndi ikiremwa cy'Imana ndibaza ko niwe papa niwe mama niwe mbese niho hantu njya nkumva mpaye amahoro yo mu mutima numva ari ibyo murakoze reka ngaruke gato ntarakuvaho ngo njye kuri bagenzi bawe kuvuga ngo umuhana avayo ariko ntiwamuhana ajya yego hanyuma waba warigeze waba ukora umurimo w'Imana kuko wabyirutse ubona ababyeyi babikora cyangwa se wowe ubwawe niwe wabyumvishe umubona ko bikwiriye hanyuma hari ikintu waba warabonye bakaguhana uvayo cyangwa se nuko ari za mbaraga z'Imana no kugira umuhate wo kujya muri shining light family dusobanurire kuri izo ngingo ebyiri murakoze mu busanzwe umuryango wanjye wakijijwe papa na mama ndetse n'abashiki banjye barakijijwe ariko ibyo ntabwo byakura kuvuka n'undi ukigira ukundi kuntu bihwanye n'uko iwanyu bimeze njyewe nagiriye ubuntu si ukuvuga ngo wenda ngo ni izindi mbaraga nakoze nagiriye ubuntu bwo kugendera mu byo data na mama barimo ubwo n'ubundi buntu bwo kwakira umwami n'umukiza wanjye rero njyewe impamvu mu by'ukuri still bimeze gutya nta bindi bintu byo kuvuga ngo hirya cyangwa se hino nagiyemo gusa ni byinshi muresha amaso yanjye ari urubyiruko tungana bajya mu bintu bitandukanye bibi ari inshuti yawe ugasanga ejo abiguyemo ugasanga n'undi abigiyemo ejo abiguyemo rero ndibaza njyewe nta mpamvu yo kujya mu kintu ubona kandi tuzi ko n'ubundi ubuzima bwacu buzarangira ese niba buzarangira ni iki kiri imbere kuri twebwe ntabwo tukizi so ku bijyanye n'imyemerere rero ndasenga kugira ngo byibuze ngendere mu nzira Imana ishakamo kugira ngo na nyuma y'ubu buzima nyuma y'ibi ngibi tutunyuramo nzabashe kureba Imana n'amaso yanjye yego aha kubwo ko wagiriwe ubuntu urabivuze ngo nta zindi mbaraga wakoresheje ngo uvuga ngo Mana ushimwe Imana ishimwe iteka ryo ntabwo icyubahiro wanyibutse izina ryawe nitwa Thierry uri kubakoresha ikiganiro gihe mukomeje gukurikirana nkaba nitwa Enoke nagendanye n'Imana imyaka 365 cyari kuri rwego rw'ijoro reka ngaruke kuzabiriza izina rijimije cyane mu kinyarwanda utashobora kumva uri we wese izabiriza mbere yuko mugarukaho wasobanura izabiriza cyari iki izabiriza rero ni izina rituruka ubundi tuzi nyine wenda nk'abanyarwanda tuzi ko buriza aba ari inyanya inka ya mbere cyangwa se inyana ya mbere ukanavuga rero nanjye barinyise kubera ko nari imfura rero niyo mpamvu bavuze izaba imfura mbese ubwo ngubwo ndi imfura mu rugo niyo mpamvu ko batabwiseka abanyana nubwo byarabisa nta kibazo turakomeje rero mu kiganiro cyacu na Shining Light Family umuryango mugari wubakitse ndetse ukomejwe n'imbaraga z'Uwiteka n'amaboko yayo izabiriza cyangwa se imfura ya mama wayo na papa wayo ndashaka kukubaza ubundi bushize wenda mu biganiro twagiranye ntagiye kure ubundi tutagiye kukubaza wowe turabizi ko urasanzwe urahari ubundi mugeze kuki
muri kuki muravugira kuki muragaragaza iki mu mbaraga mumaze kugira n'igihe gishizemo hari nk'umuyobozi? murakoze. Navuga ngo ubundi cya mbere kuba tukiri kumwe yego niyo ntambwe ya mbere, kubera ko ntekereza yuko hari amagurupe menshi agiye atandukanye. Rero twe kuba tukiri kumwe tugihagaze muri bino bihe bikomeye, ndashima Imana pe. Rero ibindi bikorwa ntabwo ari byinshi dukora bitewe n'iyi pandemic nyine iki gihe turimo cya corona, ariko ntekereza yuko pe turashima Imana pe, kuko naho turi kano kanya iyo bitaza kuba Imana nyine ntabwo twari kuba turi, kuko gutyo uko tumeze n'abandi batari hano we get in touch. Kuba tukiri kumwe rero ni ibintu byo guheza Imana icyubahiro. Naho ubundi ibikorwa byo korona yaratubangiye cyane, ariko ni igihe gito. Okay, turimo turaganira ariko uri guhunga cyane ikibazo cyanjye kandi ndumva ashaka ko tukinjiramo neza. Ku rwego rw'abanyamuryango, ku rwego rw'ubushobozi, ku rwego rw'ibikorwa rusange mubamo, mugeze kuki? Nakubajije muri kuvugira kuki? Ni iyihe baze ushobora gusanga akavuga ati kabisa bafite baze, barumvikana, bameze neza? Ndashaka umubwira aho ngaho nyumvishe neza kwanza n'abadukurikiye, kuko ndabizi dufite abakunzi benshi, dufite abantu baba bashaka kumva aho tugejeje ibikorwa, dufite abantu, hari na benshi wenda batari bamenya, kwanza bashyashya ndibaza batari bamenya ngo bashaka kuba bashaka kudufasha ariko batazi ngo turabinyuzahe, ariko basi abantu banze ubumvishe tumeze gutya nicyo nshaka. Ngiye muri detaye, uyu muryango Shining Light Family twagiye dukora ibikorwa bigiye bitandukanye kuva 2019 aho ngaho iri kurangira 2020 kugera ubu ngubu. Rero tujya ku mateleviziyo, wenda ubwo hari abatayibonye niba ndi guciramo kuri TV1, RTV, hose twarahagiye, televiziyo Rwanda. Ubwo ahandi twagiye dukora mu nsengero, ibyo ni bimwe nyine mu bikorwa twagiye dukora. Ubu ngubu ibindi bikorwa twagiye dukora ibyo gufasha, ariko ubundi ntekereza ko nyine ibyo ngibyo bibe ari ibyacu gusa. Ni ngombwa nyine ibyacu, ariko nyine ni ngombwa ko bamenya bose ako kanya. Then aho mwadusanga Shining Light Family kuri IG, Instagram, YouTube, Facebook, nyine hose dukoresha Shining Light Family. Ikindi ushaka kudutera inkunga, nimero ziba ziriho, icyo ndaza kukigarukaho tunakinjiremo twitonze, kuko ndibaza dufite umwanya muremure, dufite igihe cyo kuganira, wenda turaza kukivugaho nacyo ukwacyo. Hanyuma mu nzego uburyo mukorana n'iki, ese iyo mutari hano hari ahandi mwagiye mufungura amashami ku buryo mudakorera hano gusa muri Remera, hari n'ahandi mu mujyi wa Kigali mugiye mufite branch? Nta branch dufite, turi umuryango ugihuriye hamwe bitewe n'uko tumaze igihe gitoya, ntabwo tu expandinga ngo tugere kure, ariko nyine turacyari umuryango uhuriye hamwe, turacyahuriye hamwe pe, ntabwo turabigezaho. Mwakoze izabiriza rero, reka mbe nkuretse. Nishimiye ibisubizo byawe byiza, uburyo wagiye udusubiza neza bijyanye n'uko wagiye wumva ibibazo nakubajije. Reka ngaruke kuri Nyampinga. Nikomeye isi Nyampinga. Okay, uko
uko bigaragara wishimiye kuba uri kuri televiziyo yanyu cyane ko mwateye imbere. Icyo ni igikorwa cy'indashyikirwa mwabashije gukora kugira ngo n'isi yose ibashe kubabona cyangwa se kubakurikirana. Shining Light Family, kuba mwarashinze TV ubwabyo, ibyo byonyine byatuma n'ibindi muzabigeraho, kuko ngira ngo ni nacyo gikorwa kiremereye cyasabye n'imbaraga nyinshi kugira ngo mukigeraho mu bindi mwagiye mukora. Ibindi byo ni ugufasha, ni ukugira gute, ariko gufashaho nta ntuze bisaba cyane kugira ngo, ariko TV ni urundi rwego. Hanyuma urabivuga iki ko watubwiye ko uri mushya, ariko niba uri mushya ntibikuyeho ko batakubwiye ibyo bakora, inshingano, ibyo mugenderaho byose, aho mushaka kugera n'aho mushaka kuva, aho mudashaka gusubira mwahoze, ahubwo mushaka kugera mutari mwagera, sibyo? Byose urabizi mu Shining Light Family, sibyo? Hanyuma rero ndashaka utubwire noneho rero sasa ku buzima bwawe bwite mbere ubundi yuko winjira muri Shining Family, byari bimeze biti? Wari uri mu wakoraga iki? Wari uri he? N'ubuhe buzima wari urimo? Murakoze. Mbere ntaraza muri iyi family nyine bigaragara ndi umunyeshuri. Ndi umunyeshuri, mba ndi mu masomo yanjye. Wiga ku kihe kigo? Nigaga ku Gihozo, ariko kubera no korona nyine biba ngombwa ko nzongera muri protest. Niho nigaga nyine, ariko n'ibisanzwe aho ngaho Gihozo nigaga habaga urabizi by'amafamiye, ntabwo wabura activity uba urimo. Habaga nyine yabaga ari groupe nk'iyi ya drama cyangwa ikora ibyo nyine byo gukorera Imana, ariko bigendeye nyine ni ukubyina navuga. Nk'ibisanzwe nyine nabaga ndi muri iyo groupe cyangwa ndi muri traditionnel. Urumva rero nje niga ntaha mbona n'iyo groupe ko nari ndiyo kankomeze icyo gikorwa nyine fatanye n'abandi, kuko nari mbonye ababimfasha. Navuga ko ari ibintu nyine nkunda. Mbere y'uko ubikunda cyangwa se mbere yo kuva muri ibyo bya drama traditionnel, bano bantu Shining Light Family wababonye kuri channel yabo Facebook, YouTube cyangwa se Instagram? Ni hehe wabakuye? Ninde wabakurangiye? niba nanahari tubwire turangize. Aya ntabwo nari nakabona kuri za YouTube na he. Nk'uko ari groupe ya Shining nyine yo kubyina bya drama, hari n'iyindi ya traditionnel. Urumva ni nk'ibice bigiye bitandukanye. Nabanje muri tradi ariko ntabwo nari nzi ko hari n'iyi groupe ya drama. Nk'uko ninjiye muri uwo muryango rero nibwo nahise nkomeza menya byinshi byabo, uko amagroupe menshi arimo, nibwo namenye nyine yenge Shining. Bivuze ngo ku kigo wigagaho naho irahari? Oya, tradi bisa nk'uko ni umuyobozi wayo Alex, niwe twabanje kumenyana. Akaba no muri Shining? Niwe ubikuriye. Arabikuriye kumwe abafite nyine ibyo akuriye, ariko biri mu magroupe atandukanye. Aha, urumva ko umuyobozi arabikuriye kuri ibyo byiciro byose wagiye usobanura haruguru. Hanyuma umaze kumva, ntabwo umuntu aza ngo akubwire ngo kiriya kintu ngo kijyemo ngo uhite ukijyamo, cyangwa se ngo akikumenyeshe ngo ugomba kugikora kuko wakimenye. Habaho kubanza ukareba ibintu ukavuga se biriya bintu nibyo ndabikunze, cyangwa se ukabanza ugasobanukirwa bimeze biti. Warabibonye ubona ni byiza, ubona wabijyamo, cyangwa se waje kuko hari abandi ubona babirimo gutyo gusa? Dusobanurire nyine, tubwire nawe. Ntabwo nari nakababona nk'ubu nyine aho ngaho bose bagiye bakora, ko ntabwo twigeze dukorana bwa mbere. Urumva nabonye bari nko kwitoza, hari ahandi hantu bari bagiye kubyina mu rusengero, bari bafite practice yayo. Rero nayo mvuye muri practice yanjye nkomerezaho nyine njya kureba. Nk'uko nari nakubwiye nsanzwe mbikora, narabikunze nabyo numva nabijyamo ari byombi nyine
nzajya nyine ngiyemo ariko ntabwo ari ukujya mvuga ngo nkurikiye iyo ko ibyo yagiyemo ntabwo nzi ko nabishobora cyangwa ibyo bakora njye nabikunda nagendeye uko numvise nyine rero wakunze ibikorwa byabo wumva nawe ko ugomba kubakurikiza ukaba nawe ugashyiramo uruhare rwawe ugatanga amaboko ugatanga inyunganizi mu bitekerezo cyangwa se mu bundi bushobozi bwawe ufite sibyo wavuze ngo traditionnel se uri butugerageze tugira akantu gato turebe ubu twaje bijyanye na shining ntabwo nari niteguye umwanya wabyo wo kubyina ubwo ahubwo ubutaha aza yakora bivamo nyamara gato ugira abavandimwe ufite ababyeyi bombi bimeze gute ufite ababyeyi bombi abavandimwe bazi kuba muri shining bright family ese ntabwo bajya babikubazaho ntabwo bumva bafite inyota yo kuza muri uwo muryango mugari cyangwa nta nubwo bazi kubibamo ntabwo ariko bose babizi ko mbibamo kuko ntabwo bose tubana hano hari abari mu ngo zabo urumva abenshi bazi ko mba muri tradi gusa ntabwo bazi ko mba muri bya shining ko nyine bitangiye vuba nyine ntabwo ni bake babizi abo tubana mu rugo ababyeyi ese wumva nk'umuntu aguhaye ubushobozi cyangwa se imana ikagira ikintu ngo gifatika kigaragarira buri wese wumva shining wayimarira iki cyangwa se wumva wayigeza ku ki wumva ari nk'iki wakora kugira ngo noneho izamuke igere kure hashoboka ubonye nk'ubushobozi havuyemo bino bya korona nk'uko bari baratangiye gahunda yabo bajya ku mateleviziyo bakora ibikorwa byabo nk'uko banafashaga nyine nko kubatera inkunga ku buryo ibikorwa byabo badacika intege cyangwa ngo batekereze nko gukora igikorwa runaka bakabura ubushobozi bwabyo nabatera nyine inkunga ibafasha gukora ibyo bikorwa byabyo neza no kumenyekana henshi cyane atari mu gihugu gusa cyangwa iki nk'uko nyine bashyizeho wenda channel yabo ibafasha idufasha kuzamuka no kubifasha nyine babwira bagenzi banjye benshi babimenye nabo bakabasapotinga bareba iyo channel yabo bakabiganiro byabo ndetse nyine n'abandi bafite nk'iyo mpano cyangwa bifuza kubafasha kubasanga muri iyo group kabaza nk'umuntu agufasha akakugira nk'umuyobozi runaka hano muri shining family group ndashaka unsobanurire neza umbwira umuntu akakugira nk'umuyobozi akakugira nka meya w'umujyi wa Kigali urumva cyangwa se akakugira nka minisita runaka ariko akamukugira noneho ubamo hano muri uyu muryango shining bright family urumva wakora nk'iki tubwire noneho nk'ubuvugizi cyangwa se support watanga kugira ngo igihugu cyose kimenye abo bantu wabigenza ute wakora iki ese wabaha aho bakorera wabubakira inzu yabo bakagira icyicaro i Kigali cyangwa se wajya ubafasha kugera hanze y'igihugu bimeze bite noneho tuguhaye inshingano ubaye gavana w'umujyi wa Kigali ubaye minisita runaka dusobanurire ubaye nk'ubonye nk'ubushobozi bwo kuba uwo muntu runaka wakora iki ubaye umuyobozi ni ugukora biragoye ko ntaramugeraho nyine ni ukububakira nk'ahantu bakuru bafite aho babarizwa nk'umuntu ashaka bati nawabona gute aho yabasanga nk'uko ubu ndashaka kujya nkahe MTN uzayikorera nawo ni ukububakira habo n'ayandi ma branches hirya no hino nk'uko wumva batarazigira nyine ngo henshi andi ma branches ni ukubakira menshi abantu bose nyine sinzi icyo navuga kugira ngo bamenyekane cyane banagere no hanze ntabwo nzi ko ubona gutera imbere abantu bose babumva ko gutera imbere ari ukugera hanze kutaguma mu gihugu gusa ni ukubafasha nyine bakazamuka bakamenyekana hose kubyagera hanze y'igihugu nta nubwo babashingira radiyo yabo urumva radiyo hari icyo n'abareberaho no ku mateleviziyo
numva hari aho baba bagomba kumenyekana henshi nk'aya macami yose nk'uko basanzwe bajya kuri televiziyo kubashyiraho umwanya wabo. Okay, urakoze rero Nyampinga, genda kwise Nyampinga n'izina ryawe. Mukomeje kubyumva rero abakurikiye Shining Bright Family, n'ibyo bikorwa byanyu bya buri munsi, ngira ngo imigabo n'imigambi mufite ni myiza kandi byo maze kugeraho n'ibyo byinshi. Ndumva mutacika intege, mwakomereza aho, ariko ndabizi ubwo cano yaje na televiziyo bisanzwe izaza na radiyo, umuntu ajya ahamagara avuga ati sinjya nkuraho urushinge ndagukubita ugeza ibiganiro biryoshye, n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo niyo Shining Bright Family dukeneye, niyo dushaka, urumva, atari iyo kwishimishirizaho ahubwo iyo gushimishirizaho abadukurikira, kubaha ibyishimo, kuko ngira ngo duhari kugira ngo dutange ibyishimo mu bantu, ntabwo duhari kugira ngo twe tujye, ko twebwe twamaze kubibona, kubera ko umurimo w'Imana ubwawo ni ibyishimo kuri twe, natwe rero turashaka kubisangiza abandi, sibyo? Mba numva nsaba Imana ngo tuzagere kuri byinshi bishoboka, tuziyubake, twubake n'abandi kugeza ku mpera y'isi. Nk'uko urabona ukuntu izuba rimurika, bibaye byiza waba nk'umurasire w'izuba ariko ukaza muri Shining Bright Family ku buryo muri kantu hose bakakora bati uyu muntu niwe unyuza aha, sibyo? Reka ngaruke kuri mushiki wanjye, nawe ndabona wafunze umusatsi neza, waberewe. Ndashaka ko tuganira, hanyuma ukaganiriza abakurikiye Shining Bright Family kuri televiziyo yacu, niko yitwa. Urabizi ko Shining Bright Family ifite Instagram, Facebook na YouTube? Urabizi? Byari kunangaza utabizi kandi uri umunyamuryango, nawe uri umwe muri twe. Ako ni akantu mba nshishijemo, mba ngira ngo tubiganire, ko ndabizi ko tuba tubizi twese, sibyo? Ndibutsa gato amazina yawe, hanyuma yibutse n'abagukurikiye. Nitwa Alice Umurerwa. Ni Alice Umurerwa, abakurikiye Shining Bright Family. Hanyuma Umurerwa, ntabwo nshaka ngo tugaruke cyane ku buzima bwawe bwite cyangwa se kuki, ndashaka tugaruke kuri Shining kuko niyo itumye turi hano. Hanyuma utubwire umumaro wa Shining Bright Family. Ndagira ngo nyine udusesengurire ibyo bintu bibiri, tuganize nyine bitwumvishe, ndetse nk'umuntu agutumye akakubwira ngo jya aha n'aha, akakohereza kuri tere, genda uvuge Shining Bright Family, uyivuge uko iri, uyivuge imigabo n'imigambi yayo. Umuntu akakohereza akavuga ati jya nko mu ntara y'Amajyepfo, ugende uvuge ibi n'ibi dukora gutya, ntugire icyo uvanamo, ntugire icyo wongeramo, uvuge bijyanye n'uko twe turi. Wayivuga gute? Wayumvisha abantu gute? Sensibilisation yawe ni iyihe? Murakoze. Shining Bright ko nayisobanura, icya mbere ni umuryango. Nimvuga umuryango, mwumve umuryango nk'uko tuba mu miryango yo mu rugo. Aba bari hano mufata nk'abavandimwe, n'abandi batari hano. Ni umuryango, kandi mu umuryango ubiramo ibintu byinshi, turigishanya, turakosorana, kuko ntabwo tuba turi perfect, hari igihe umuntu akora amakosa, rero tukagirana inama. Ikindi tugakorera n'Imana, dukorera Imana tubinyujije mu buryo bwa danse n'ubundi buryo bugiye butandukanye. Mu magambo make ndi kumva ariko nayisobanura. Nuko wayisobanura, hanyuma ikiganiro cyari kuri tere kikaba kirarangiye, ubwo tayari ugahita wongera ugataha. Wambajije ko basobanurira Shining Bright cyari cyo. Nyine urumva niba uri kuri tere wenda wihangane nkugora, sibyo? Kuko aka kanya ubundi umuturage usanzwe, ndashaka kumenya bari abantu bazanywe n'iki hano, n'iki baje kutwigisha. Urabizi urugero amaklub atisida, urumva hari ukuntu bajya kwigisha abaturage bakababwira mwirinde gutya na gutya, mwirinde mudahura n'iki kibazo gutya na gutya, sibyo? Wowe mbese wabigisha ku ruhe rwego? Nk'umuntu noneho aramutse akubajije ngo umusanze mu ntara nka za Rwamagana cyangwa se mu majyaruguru y'igihugu, akakubaza nk'ikibazo, reka mbe nk'umuturage nkubaze,
nk'ubu ngubu nshatse kubagenera kwifatanya nawe cyagenda gute kugira ngo ibikorwa byanyu bijye biba biri nimujya mu bikorwa byanyu bwite bituma muba babandi muri bo bigenza gute kugira ngo tugendane neza mutansize cyangwa se amakuru nzajya nyamenya gute niba ari ibintu runaka twagezeho niba ari igikorwa runaka cyiza twakoze niba ari ibyo turimo guteganya kuzakora bizajya bigenda bite kandi ari mu ntara ariko akeneye kuba yaza mugakorana nawe akaba umwe muri mwe byagenda gute icyo gihe nkureje n'umuturage uko nagusubiza ushaka kujoyininga shining light ubundi dufite ibyo tugenderaho turanza tukabikumenyesha ukumva niba wumva uzabishobora nimba wumva wajya mu murongo umwe n'uwo turimo tukakureka nyine ukajoyininga ikindi nabasobanurira si ngombwa ko nayo mbabwira amagambo menshi kuko dufite ibikorwa bigaragara dushobora no kuba twaba kubwira abantu ko ukorera Imana biba bigoye akenshi kugenda ngo ubwirize cyane ko abenshi tuba tudafite n'izo mpano ariko mu byo dukora dushobora kugenda ko tubyina tukababyinira tugatambutsa mesaje aho ngaho bagenda bayimenya neza ikindi byose nabigusobanuriye bikubiye mu muryango iyo mu muryango umenya byinshi kuri bo hari ukuntu umuntu atekereza ibintu byose umuntu asigaye abijyamo bikaba ngombwa ko bamusaba ibyangombwa bakamubwira agenda wenda uce kwa mudugudu ugenda ugire gutya kwinjira muri ajanse yanyu hari ubuyobozi bisaba runaka kujya gusabamo ibyangombwa by'imico y'imyifatire hari ukuntu usanga umuntu atari inyangamugayo akaba yaza bitewe n'ibyo mwe mukora bikaba ikibazo sibyo bitewe n'ibyo mwe mukora ugasanga si inyangamugayo ariko akabikunda aho ugasanga hari n'indi mico myiza wenda afite itari myiza nako indi mico itari myiza afite ugasanga ashobora kubicira izina cyangwa n'iki ese nk'uwo muntu aramutse abavutsemo iyo abinjiyemo aba yabaye iwanyu sibyo ese ubundi mubimenya gute nk'ubu umuntu ashobora kuza umubonye akazi hariya wenda mwagiye gutambutsa mesaje wenda ntumuzi ntuzi ngo ni muntu ki ariko afite nk'ukundi kuntu kutari kwiza mutazi mwebwe uwo muntu nk'iyabavutsemo cyangwa se bikagaragara niba mugiye nko gufasha ahantu bakavukaho indi mpamvu itari nziza bakavuga abantu n'ubundi turabamenyereye abantu basigaye barabaye abandi ibintu nk'ibyo urimo urabyumva ese ubundi mubwirwa n'iki umuntu wese yaza mukamwakira cyangwa murabanza mukareba niba ari ngombwa kuri mwe cyangwa yaza mugafatanya nk'uko nabigusobanuriye dufite amategeko dufite nyine ibyo tugenderaho turanza tukabikubwira ariko ibyo ngibyo biba bireba ushaka kwinjira noneho natwe tumwakira tuba dufite izindi criteria tugenderaho kugira ngo turebe ko yabasha kugenda mu murongo umwe n'uwacu ubwo rero byose turabikurikirana tukubwira ibyo tugenderaho tukaguha igihe nyine ukorana natwe utaraba umunyamuryango turimo tukwigaho nyine kugira ngo turebe niba byavamo ariko nk'uko nabigusobanuriye turi umuryango tuba tuziranye cyane turavugana cyane tubana hafi nyine mu buryo bushoboka niyo havutse muri icyo kibazo cy'uko hashobora kuvamo umwe akerekana imico idasanzwe aho ngaho nyine turamukosora kuko nicyo tubereyeho tukamugira inama tukakubwira ati aha byagenze nabi ukuntu gukosora gutya na gutya kugira ngo dukomeze kugendera nyine mu murongo umwe wakumva nyine bitarimo neza tukakureka ukikomereza ariko ntabwo dukunda kureka abantu kuko icyo twe duharanira ni uko ahubwo twazana n'abandi bakaza muri twebwe ubwo rero turagufasha uburyo bushoboka bwose ku buryo nawe uhinduka ukagera kuri rero nyine ishimishije Imana usubije neza cyane uravuze ngo hari igihe nicyo kintu nashakaga kumva ariko bibaye byiza umusubije neza hari ukuntu umuntu aza mugahitamo wenda numvaga ko umuntu aza mukamubwira ngo ujyamo nta gihe mwamuhaye ubwo numvaga ko nyine umuntu muhitamo mwakira akaba umwe muri mwe tayari birarangiye ntimwaje ngo umuntu arebe ngo akora ate yitwara ate nibe ibitekerezo atanga muri bagenzi be ni izihe nama ze cyangwa se ni iki mbese ibyo byose ubwo ariko niba ari uko bimeze urumva ko hari urundi rwego muriho urumva ntabwo mufite
ntabwo mufite ntuze mujya kubazamo ngo umuntu yitwara ate uwo mwanya ntawo hari ntawo mufite ngira ngo n'undi wese yabyiyumvisha hanyuma nitujya dufasha nibaza ko niba tubasha gufasha ariko hari ngo byose biri kuva hehe ku gukorera Imana. Noneho rero reka tugaruke ku buzima bwite bwanyu nk'abantu bakora umurimo w'Imana ariko bakanakora na bya bindi byose ku ruhande icyo bishingiye nyine no gukorera Imana mukaza mushyiramo n'ibindi ariko byiza. Reka noneho tubihuze n'ubuzima busanzwe n'abandi bantu batamenye Imana. Bitandukanira he? Bihurira he? Nihe byapfira cyangwa se byabera byiza sibyo? Kuko njye ndibaza ese ubundi umuntu we udasenga cyangwa se udashaka no kugira ahasengera n'ahabarizwa mu bijyanye no gusenga we ntago kandi afite umutima wo gukora ibyo byose ntago yaza ngo mukorane cyangwa mumushyira ku ruhande. murakoze already nimba wageze uwo mutima wo kuvuga ngo uje kujoyininga shining light wakunze ibikorwa dukora nukuri bikunze n'ubundi ntabwo byakubuza kugera mu rusengero. Dushobora kuba twakubera impamvu ngo twakubera inzira cyangwa se twagufasha kugira ngo no mu rusengero hagere, mbese no gusenga nyine ubijyemo neza kuko ni kimwe mu bintu dukora kandi tukabikora cyane. Sinzi na bagenzi bawe niba ariko babyumva ariko hari umuntu noneho udakeneye kumva ko gusenga bihari, hari umuntu udakeneye no kumva ko no kumenya aho urusengero umuryango w'urusengero uri ariko akeneye gukora nk'ibyo mukora none kuko muramara kujya kuva gufasha muramara kuva niba ari umuntu muvuye kubakira wenda inzu niba ari umuntu muvuye kuvomera amazi hari abantu batafite amazi mu ngo zabo wenda ko mubona ko adafite imbaraga zo kubyikorera ni umukecuru ni umusaza cyangwa se ni umurwayi ariko arava muri bya bikorwa agenda yicara ahantu yisomera agacupa yinywera itabi ntakeneye mbese kumenya ko gusenga bibaho ariko akeneye kumva yafasha. Bimeze bite? Byose ubundi nabwo ngo bipfira mu biganiro cyangwa se ndabikirira mu biganiro. Umuntu amwitayeho ukamuha umwanya wawe ugakomeza nyine kumwereka ibyo byiza tubona mu gusenga niko navuga. Umuntu ugiye amuganiriza uko ugenda umuganiriza nawe niko agenda ahinduka kuko ntabwo umuntu ahita nza ngo mutegeke ngo right now ndashaka kujya gusenga gutya na gutya na gutya ntabwo byashoboka, ahubwo umuntu umutwaza gahoro gahoro bikarangira ageze ku rwego rushimishije. Sinzi niba n'abandi ariko babyumva nta wundi wumva agira icyo atwunganiraho badusobanurire kuri iyo ngingo twumve. Urumva nimba ari umuntu turangiza gukora iyo gahunda yacu cyangwa kugufasha akaba yajya hirya akanywa itabi cyangwa iki already yamaze kwinjira muri groupe kandi yayirijemo azi ko dusenga, yego ntabwo wamufata umushyire mu rusengero cyangwa umusengeshe ku ngufu ntabwo bishoboka, ariko urumva nimba nyine uko akomeza kubana natwe uko ukomeza kuba ahantu ntabwo ariko imico yabo ihita ikujyamo cyangwa ukumva nawe usubikunda ako kanya, ahubwo mukomeza kubana nawe bakwitaho nyine nuko ntabigende kuzamo gahoro ntabwo ari ngombwa ngo bite kuzamo ako kanya. Ntabwo sinumva neza ukuntu muri kumva ikibazo, sinzi niba n'abandi ariko mwe muri kubyumva kuko ndagira ngo buri wese agire ikintu akivuga atanga igitekerezo cye. Urumva murimo muranyumvisha ko kubera ko ari byo mukora mu gihe runaka bishoboka ko yazaza akaba yazahindukira rimwe na bya bindi yakoraga akavamo akabona ko agomba kujya mu murongo umwe nta na kimwe asize inyuma sibyo? Bya bindi yajyagamo nyuma yo kuva muri bya bindi bikorwa byanyu nabyo akabireka noneho nta nubwo mbese araje we gahunda ye wenda yari yarabuze aho abikorera yari yarabuze mbese n'uwajya umwongerera imbaraga akamubwira ngo tugende. Hari igihe uba ushoboye gukora ibintu ariko ugakenera umuntu ugira gutyo ugusunika ubwo ati tugende sibyo? Ariko noneho uje we cyangwa se babandi nka babiri abantu bagira imico itandukanye sibyo?
wenda araje hari umuntu ukunda gufasha akagira neza, ariko nsanga wenda ni umuntu ugira umushiha, ni umuntu ukunda kuvuga nabi, undi ni umuntu ukunda kugira ibintu byinshi abantu baba bafite ukuntu bitereye ukwabo, ntabwo abantu batera kimwe, sibyo? Noneho we araza akavuga ngo arashaka kubigenza gutya na gutya, arashaka akaza nyine muri za gahunda zanyu nayo ibya bintu byose mugendana akabyubahiriza, ariko ntashaka ko no kumenya ko iyo mutandukanye mwe wenda mujya mu nzu y'Imana mukajya gushima, mukajya guhimbaza, sibyo? Njye ndashaka buri wese noneho n'igitekerezo cye, murabyumva muti? Kuko mwebwe muri kunyereka ko ashobora kuza nyuma y'igihe runaka ugahinduka, bya bivuga ngo umuntu ugenda umuhindura gahoro bikageraho bigashira. Oya, noneho we niyaje wenda ubona adashaka no kuvuga, ariko ibyo mukora abirimo neza, arafasha, aritanga. Iyo muvuze ngo wenda hari umuntu wenda tugiye kujya nko kwa muganga runaka, tugiye kureba umuntu urwaye, sibyo? Tugiye kumufasha, byibuze buri muntu akeneye 10,000 ku mufuka, hatariho tike 10. Ubwo ibyo nibyo nashaka aba ari 500, 200, 300 turi bubone, yose turagenda tuyamusigire, sibyo? Arabikora, abikorera igihe ndetse na yandi mwasabye arenzeho. Narangiza mwebwe ahita nanabasezera yigendere, mwe mujye mumubona uko aje muri za gahunda. Ese mwebwe mu gihe akora bya bindi mwumva ko namwe bya bindi mwahamagariwe gukora, ariko we mukabona ntabishaka, ariko bya bindi mwemeye gukora waraza nawe yemeye kubikora, arabikora neza, akabikorera ku gihe ndetse akanarushaho, agashyiraho akarusho, ariko noneho bya bindi iyo birangiye ntashaka kumenya ko munahari. Aho rero niho nshaka utanga igitekerezo cyawe, buri wese nyine uburyo abyumva. Murabyumva muti? Tubiganireho kuko turimo turaganira hano ko mucecetse. narakoye umuntu urumva afite ubumuntu bwose, afite n'indangagaciro zose zisa nk'izaturanga. Niba numvishe neza, icyo abura ni uko akijijwe, icyo abura ni uko adasenga, gusenga icyo ni cyo abura. Okay, aho ngaho rero, aho ngaho ikintu twe tumufasha, icya mbere twige dusenga, nyine tuzamubwira ibyiza tubonera mu rusengero, tumubwire kuba uri mu rusengero ibintu byinshi bikurinda. Kuba ushobora kujya, kantange nk'urugero, nko kwa gatanu hataraza korona itaraza, ahantu henshi habaga hari ama overnight, ukajya gusenga. Rero kwa gatanu urumva ni igihe weekend iba yatangiye, ni igihe uba ushobora kujya mu bintu byinshi bitandukanye, ariko iri mu rusengero bizakurinda kuba uri aho handi. Ikindi numva kirenze kuri ibyo ni ukwera imbuto. Nimba twe dusenga dukwiye kwera imbuto nyine, kugira ngo n'uriya muntu zizabashe kumukurura, najya kubona yibaze kuki uriya muntu duhuje ibintu byose ariko akaba afite kariya kantu andusha, agira inyota yo kumenya ahantu gakura. Njye nuko ndikumva ariko byumva. Noneho rero sasa aragize gutya, murakoranye, murabanye muri ibyo byose, murabizi ahantu abantu banywa inzoga ni ahantu haba hari abantu batandukanye, ari abakobwa, ari abahungu, ari abamama, ari abapapa, buri wese araza akicara akigira icyo kunywa. Noneho wenda ibyo byose muramuganiriza kuko muzi ikibazo afite, kandi byabashimisha agiye aba mu nzu y'Imana, sibyo? Noneho mwebwe aragenda, muva muri bya bikorwa byanyu, we agahita agenda noneho akiyicarira akiyakira agacupa, mugasanga wenda yaganiriye, hari ukuntu umuntu muhurira mu nzira kuba kuzi cyangwa se hari ikintu kiza kuziho, wenda yamaze gufata ku gatama, yizihiwe, murahuye yahise aguhagarika, aravuze izabiriza, uri umwana mwiza, ari kumwe n'abandi basinzi n'abandi bantu bakumva, noneho urimo uratakwa n'umuntu nk'uwo nguwo uri kugaragarwaho n'ibintu nk'ibyo ngibyo, yasimbuye mu muhanda, urumva arimo arakuvuga ibigwi, arimo aravuga ibintu mukora, ibintu byose n'imigano, umva tujya gufasha abantu, biriya bintu narabikunze, urumva. Ariko noneho ese kandi murabona aritanga cyane, akanashyiraho akarusho ibyo navuze. Ese ubundi mwamufatira uwo mwanzuro mu gihe adashaka guhinduka? Mwamuhagarika cyangwa kuko
akora bya bindi mumusaba gukora akanishyiraho akarusho ndetse akabonekera igihe muramureka cyangwa se murarengera rya zina ryanyu muvuge ngo ewana nta kibazo ajya akora ibyo dushaka ko akora nta kibazo niyo atasenga ntacyo muramwirukana cyangwa muramureka rya zina ukuntu tubigenza twebwe ibintu tugenderaho ugomba kuba bifite byose ntabwo ari ukuvuga ngo njyewe ngo kuko mfite amafaranga menshi ngo nta kintu baza bambwira nzajya nkora ibyo nishakiye hoya ntabwo amafaranga menshi cyangwa se ku kwitabira kwawe udafite iyo disipurine udashyishijwe ibyo ngibyo ari byo by'ibanze dukeneye kuko urumva ufite ibyo bintu byose udakishijwe byaba binagoranye ariko iyo ukijijwe byaba byoroshye kuba wagira ibyo bintu bindi ukijijwe ufite disipurine ibyo ni ibintu nyine by'ibanze ariko kuvuga ngo kuko witanga cyane ngo kuko ukora iki tuguha igihe kuko tuba dufite uburyo twabyumvikanye turabifite n'amategeko yanditse tuguhereza igihe nyine iyo tukubwiye bwa mbere ntiwumve bwa kabiri ntiwumve tuguha umwanya wawe ukitekerezaho ukibaza ibintu ndimo kuko mbirimo neza cyangwa se nkeneye gukomeza tuguha igihe rero ukabanza ukitekerezaho wakumva witeguye guhinduka turakwakira tugakomezanya urugendo. Reka numve mugenzi wanjye Munyampinga nawe numvaga ari icyo ashaka kuvuga. bisa nkabyo gukora ndwara ari nyine kwinjira hari amategeko cyangwa ibyo bigenderwaho ndumva kuba wakitwara gutyo ugendeye ngo ni uko ukora byose bagusaba ku ruhande uretse gusenga urumva nk'uko kugeze nk'uko kuva muri icyo gikorwa cyangwa wenda uri muri iyo shining nyine iyo family wangiza ukajya hirya ugataha wasinze abo bandi muri kumwe bariya ni ukubona bagenda bakora igikorwa ariko nyuma hari ukundi bagaragara ushatse kuvuga ngo ni bya bindi byambwira uwo mugendana mubwire urebe urumva ntabwo ari nk'abo twifuza nyine tukwereka ko icyo ugenderaho wabona utabishoboye ugatanga umwanya abandi babishoboye bakazinjira wowe urabyumva icyo kintu uracyumva gute uragisobanura gute bimeze bite kuko ntabwo umuntu wese n'umuntu ujya guturitsa igisasu ngo nuko arimo agendera ku mahame akaze y'idini ya Isilamu ariko buriya aba afite umuntu akunda kuko nimwica umwana biramubabaza kandi nawe yisha abandi icyo nshatse kuvuga ni iki rero ntibivuze ko abantu bose babareba ari abakirisitu cyangwa se basenga nta nubwo bose ari abandi madini hari n'abatagira aho babarizwa sibyo ariko ugasanga yagira gute yafasha yagira gute arabikunze ugasanga nyine ibyo byose mubamo yabibamo sibyo ariko akumva yakwigumira muri ya mico nyine nicyo ugenda kubaza sinzi ukuntu mwe murimo mubyumva ko nabonye mutari no ko ibyo bagize ndavugaga ndabyumva ni nabyo ariko umuntu ameze gutyo turimo ntabwo njye simpamye ko twamurekura ngo tuvuge ngo tumeze ubwo tuzi ko turi gusavinga imana kandi muri uko gusavinga imana ari ukuzana avuga ko umwana ntabwo twamurekura ngo tumute njyewe hari ikintu njya nkunda gukoresha ubwo nyine n'abandi ni uko nkunda kubona inshuti n'umuntu uko umeze kose nkunda kubona inshuti yawe atari uko ngamije yuko wumindura wenda hari ibyo nshaka kuba ko naguhindura ntabwo ari uko ndi mwiza ariko hari icyo mba mbona nkabona wenda hari icyo ukwiriye kuba wakora nyine gutya rero njyewe personal ikintu nakora umuntu cyambere naba inshuti kuko ushobora no gusanga ko ameze gutya igakunda gufasha ariko wasanga hari igituma nyine yumva ariko aribwo buzima ashaka kwiberamo nkabanza nkakimenya iki kintu kukimenya nibyo bizampereza uburyo bwo kumugayidinga mbese namenye ibibazo bye nzamenya uko nzenda mutwara gahoro gahoro paka agere ku mwana kandi ubundi ibyo byose nta kintu kinanira imana ubundi ngo byose no muri bibiliya
n'ibyo ngo amadayimoni n'iki byose nyine ibyo byose twumva yuko bikurwaho no gusenga no kwiyiriza. Icyo kibazo tukivaho noneho nzane ikindi kibazo ndashaka ko tunakiganiraho wenda byaba na byiza tukagisorezaho. Urabona mu nzu y'Imana niho abantu basengera, niho abantu bambariza Imana, niho bicuriza ibyaha, niho bayishimira iminsi yamaze barinda mu cyumweru cyose gishize. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Buri wese agiye gutekereza igisubizo ari busubize ikibazo ngiye kubaza. Ntagire usubiza nka mugenzi we cyangwa ngo ninunze mu bya mugenzi wanjye. Buri wese atekereza uko asubize bijyanye n'uko yabyumvishe. Ubu urabona bashiki bacu hari ukuntu bajya bagerageza kwambara imyenda migufi, abahungu cyangwa se abasore n'abagabo dufite ukuntu twitereye natwe, wabibona wenda ugacumura ukifuza ibintu nk'ibyo. Yego, hanyuma musobanurire mugire ahantu mubihuriza naho mubitandukanyiriza. Uwo muntu aramutse aje yambaye imyenda migufi ariko kuri rwa rwego tuzi kandi cyo tubibona, ni umukobwa mwiza araje yinjiye mu rusengero kandi ashaka kwicara mu myanya y'imbere. Uwo muntu wakwemera ko yumva ijambo ry'Imana cyangwa wasaba ba protokole n'abadiyakoni kuba kumuvugisha wenda bakamusohora hanze mu gihe akagenda akaza yambaye neza, yambaye birebire, niyo yashyiramo ipantaro cyangwa iki, ariko byibuze akaza hari icyo yahinduyeho. Wamureka agasenga cyangwa se hari ukundi kuntu wumva wabigenza? Ndashaka buri wese asubize bijyanye n'uko yumva icyo kintu, ubundi agenda ampa n'impamvu yo kuba yamureka agasenga ameze gutyo, cyangwa se undi ampa impamvu yo kuba yamubwira akaba agiye akagaruka hari icyo yahinduye. Buri wese iki kintu ndumva nshaka ko tukiganiraho wenda tukanagisorezaho. Ko ushobora gusanga uwo muntu wenda bwo yari ubwa mbere yaje mu rusengero, yumva yuko wenda ubuzima yarabayemo hanze wenda ari nabwo ubuzima yakomereza aho ngaho, arinjiye. Umuntu rero ikintu nakora, yinjiye ntabwo wamusohora, kuko ntawamenya uwo munsi ushobora gusanga ari wo munsi agiye gukirizwaho. Ntabwo namusohora, ahubwo ikintu namufasha ni umuntu, ni umukobwa, ndi umudiyakoni, nagenda ukamugeza imbere. oya yicaye imbere ndabyumva, ariko ikintu nakora nazana, nshaka ko nazana igitenge rwose akishyiraho nta kibazo agasenga, kuko aya iyo point ntayiriho. Kandi ikindi yageze mu rusengero already ntabwo azavuga ngo ntabwo nshaka kwica style yanjye. Wageze mu bantu weze gutyo uri umuntu ufite umutima, ntabwo umuntu aramutse akubwira ati bimeze gutya na gutya ashyiraho kino gitenge, ntabwo wabyanga, akagishyiraho agasenga. Nizera yuko another day azagaruka, atazagaruka ameze gutya. Kandi ntekereza yuko uwo munsi nyine yaba yaje ni umutima ukunze ashatse kuza, ntabwo yagenda uko nyine yazagaruka yarabaye mushya. N'ibindi byahinduka pe, bigomba guhinduka cyane. Bihinduke rwose. Ni right family, ibintu bigomba guhinduka bikamugaruke. Wenda shaka nawe impamvu yawe, igitekerezo cyawe bambe. Murakoze cyane. Ibitekerezo byanjye biri kwinshi, ariko cyangwa kugasingaho cyane. Ubu biriya byose ntabwo ukwiye kujajinga umuntu. Umuntu ashobora kuba wenda umubonye yinjiye muri rusengero se yambaye icyo twita ngo yambaye ubusa, wenda ugatangira kumutekereza ko wenda uriya ashobora kuba ari afite izi ngeso nk'izi, none azi ko mu rusengero ariko bikimeze. Nta muntu wese uzi ko mu rusengero hari kwambara ubusa. Nta muntu n'umusinzi cyangwa se umuntu wese utari utari muri gahunda y'urusengero ntabwo wazana inzoga ngo ushingure ngo akabari mu rusengero, kuko uzi ko ari n'urusengero koza. Wenda wasinda ubite niko atari control ukayobora mu rusengero,
birumvikana ariko ntiwazihanywera ariko ntiwazihanywera of course ubwo abandi bazizana bakazihanywera simbizi ubwo ntabwo abazi icyamujyanye ngarutse inyuma gatoya kuza mu rusengero wambaye wenda utikwije akaba areka ariko mbyita wenda kutikwiza kwawe ubonye nk'umukobwa uje mu rusengero ubona yambaye wenda kugero rwe yambaye neza ariko kugero rw'abandi uri kubona ko arimo kugurisha se njyewe cyangwa se kugurisha undi mugenzi wanjye n'abakobwa ashobora kugurisha umukobwa kandi umukobwa mugenzi we ashobora kumutaho umwanya kandi imbere hari amapotre mu kwigisha njye ikintu numva rero yinjiye muri urwo rusengero kwinjira kwe agezemo abonye kwenda abantu of course ntabwo bazamara kumureba nyamara aje gusenga we yambaye imyenda by'umubiri ukunze aje gusenga ariko abonye abantu nyine bamureba cyane bamwitayeho cyane kuko wenda we aje afite focus ari akubata nje gusenga nta kindi kintu ariko ibintu umutima we washimye mu by'ukuri biragwisha abandi kugira ngo rero habeho communication nziza hagati y'abantu ntabwo wamusohora of course ntabwo umaze gusenga utamusohora ntabwo wamwereye imbuto nziza kuko n'Imana tubete ngo tugende dushake inama wenda akamujyanye muri lisansi dushake inama zazimiye tuzitarure siko nshatse kuvuga ngo agiye urusengero ahubwo ari mu rusengero ariko se niba aje mu gusenga kwe izo mbuto yereye abasa mu rusengero niziye yego we yambaye ibyo umutima utamushinja ariko se niba utambutse ukabona nk'umuhungu arahindukira mu gihugu cyangwa umukobwa ati kakani ni ikibazo ku musore ntabwo ari umuti w'ikibazo of course umureka agasenga nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ngo ashobora gusanga uwo munsi ari wo munsi agiye guhindukiraho kuko turabizi insengero zifite imyemerere yayo nka deperi ibujijwe kwambara agakomwa ntabwo kwambara ntabwo byemewe ntibanasuka ntibanipfumuza abahungu ntabwo ari umusinyi nk'urugero wenda ufite dread ufite uri umu ADPR niyo mahame yabo abandi bakavuga ati kwambara ipantaro sava ijipo sava mbese ukabona kwambaye wikwije sava imyenda igiye itandukanye so mu gihe winjiye mu magambo make mu gihe winjiye ahantu ukabona urasenze ariko abantu bagutinze bakudiscussiyo hari igihe wowe wicaye nk'impande yanjye nkakubwira ati wambaye neza ku butaha uzajya wigeze wambare gutya yego njye nuko mbyumva kumukusanya kumukansoringa kavuga ati iki kintu wambaye uno munsi ni cyiza yego ariko ubutaha uzambare ikidatuma abantu bibavanye mu byabo niko nabyita aha hasigaye abantu babiri kugira ngo dusoze neza mu nyumve ikintu nabajije ese kumusohora biri butange uwuhe mumaro kuri we cyangwa se kumurika agasenga biratanga uwuhe mumaro kuri we mu gihe yaje mu rusengero n'ibyo bintu bibiri nshaka bijyanye n'uko yaje ameze reka dukomeze na Nyampinga njye kuri njye ntabwo namusohora dusobanura rero kutamusohora kuri wowe ushinzwe protocole mu rusengero cyangwa se hari n'ibindi bintu runaka ugomba gukora gukurikirana mu rusengero mu gihe utamusohoye ni uwuhe mumaro kuri wa mukobwa kandi ubona ko yaje ameze umumaro we icyo yaje ashaka atakibonye nimba yaje gusenga aje kumva se nimba ari n'ubwa mbere hano basenga bate bigisha bate ese nafashwa cyangwa nagira icyo mpindukaho nyine icyo yaje ashaka atakibonye ariko atahane n'izindi cyangwa ikindi kirengeje ku cyo yaje ashaka ko nimba aje gutyo ntabwo habura umuntu ugenda akamati basi cara hariya ariko uzihangana utanugaruka uzamanureho uzahindure ariko nimba yaje gusenga atahasenze nyine atahasenye nuko byumva aha reka ngawe mugarukeho hanyuma abari nawe dusorezaho hanyuma mpite soza n'ikiganiro neza urabyumva ute kuri uwo mukristo kuko icyo gihe yabaye umukristo mu gihe yatekereje kujya ahantu yumva ko agomba kumva umutima we uruhutse kubera ko yumvise ijambo ry'Imana wowe wabifata ute ku giti cyawe mbese wabigenza ute ni uwuhe mumaro bimufitiye mu gihe bamusohoye cyangwa se mu gihe wumva ko bamurekeyemo niwe mumaro bifite kuri we nicyo nshaka ko dusobanurira
uwo muntu numusohora nta mumaro bizaba bimufitiye ahubwo ingaruka bizaba navuga disadvantage. Azagenda yaje afite inyota, niba yaje afite inyota aje gusenga ukamusubizayo bitewe na physical appearance yiwe, aho hantu azajya ahora hatinya avuga ati hariya hantu narahageze bansubizayo, ubwo uri kumva kuhagaruka bizaba bigoye. Azavuga ati naraje banyakira nabi, kandi abakristo ikintu kibaranga ni ukwakira umuntu neza. Noneho akamaro bizaba bimufitiye nibamureka agasenga, bazamureka nyine yinjire asenge, bamubwira ati iyi myambarire nyine ntabwo ikwiye mu nzu y'Imana. Icyo azaba yatahanye azumva ibyo bari bumubwirize, yumve n'izindi mpanuro yahawe n'abo baprotokole cyangwa se n'umuntu na mugenzi we wese wamubwira, yumve nyine ko bidakwiye kuba yakwambara gutyo. Usibye no kuvuga ngo kugenda wambaye utikwije mu nzu y'Imana, ntabwo mu nzu y'Imana ariho honyine byaba ikibazo, no handi hose, no muri sosiyete n'ahandi hose tugenda kugenda utikwije ntabwo aba ari ikintu cyiza. Ubwo rero we muri we nimba yageze mu rusengero bakamureka agasenga bakamuhugura n'icyo kintu, azakireka yumve ko kutikwiza atari ibintu byiza. Ariko niba bamusubijeyo ibyo byose ntabwo azabimenya, ahubwo we icyo azitwara mu mutwe azavuga ati hariya hantu si heza, hariya hantu barankomerekeje ntibanyakiriye nk'uko ndi ngo byibuze bamfashe. Iyi ni Shining Light Family. Ngira ngo dusoze ikiganiro cyacu, nizere ko mwaryohewe n'ibitekerezo byacu nk'umuryango mugari cyangwa se famille ibyibushye. Kugira ngo dusoze neza turebana neza nk'umunyamuryango nanjye wa Shining Family Group, gira gutya intebe gatoya kwanza mbereke hanyuma dusoze. Nanjye ndashaka kujya aho bandeba neza ubundi dusoze ikiganiro cyacu. Hari ikibazo twigeze kubaza, turabaza ngo ese mu gihe umuntu atemera kugendera ku mahame yacu byaba bimeze bite? Ntabwo dufasha abakristo gusa cyangwa se ngo dushimisha abakristo, kuko ijambo ry'Imana rigendera ababi n'abeza kugira ngo ribashe kubageraho bombi. Kuko izuba, Imana yaremye izuba rirasira ababi n'abeza ndetse ikavura imvura ababi n'abeza. Shining Light Family, ubundi niba umuntu aje muri twe akaza adashaka kugendera ku murongo wacu kandi agakora ibintu neza ku murongo, igihe kiragera agahinduka, ntabwo yabana natwe ijana ku ijana. Buriya niyo mpamvu twabashije kubiganiraho neza kugira ngo mubashe kubyumva. Niyo mpamvu Shining Light Family ihari. Ntabwo umuntu yaza gusenga ngo umubwire ngo sohoka ngo tango kuko yaje atikwije nk'uko bigomba kugenda, nk'umuntu waje kumva ijambo ry'Imana cyangwa se kumva ko yatungwa n'ibiryo bitunga ubugingo, kuko ibitunga umubiri byo turabihorana. Ngira ngo byibuze ntabwo uwo muntu kumusohora ari wo muti w'ikibazo, ahubwo wamureka kumva ijambo ry'Imana ryo ubwaryo rikamuhindura, kuko uramutse umusohoye ntacyo waba umumariye. Ubundi ntabwo Imana yaje cyangwa se ntabwo Imana yohereje Yesu Kristo kugira ngo ajye gushaka babandi yabonye, yamwohereje ngo ajye gushaka za ntama zazimiye. Ntabwo umuntu agura ipantaro afite, agura iyo adafite. Umuntu agura smartphone cyangwa se n'indi telefone nini kuko yarasanzwe afite gatushe, sibyo? Umuntu rero ajya gushaka icyo adafite. Ntabwo uwo mukobwa yaza ameze gutyo atikwije, cyangwa se umusore ngo aze yambaye ipantaro iriye epfo ngo wumve ko ugomba kumubuza kwinjira mu rusengero cyangwa se ahantu umuntu yambariza Imana ngo wumve ko ari bwo buryo ukoze umurimo w'Imana, ahubwo ubu wishe burundu. Bivuze ngo natwe Shining Light Family nubwo buryo dukoramo. Nuba utukana, ube uri umuntu ubusinda, ube uri umujura, uri iki, ntabwo biturimita kugira icyo tugufasha mu gihe tubona ko ukeneye gufashwa. Ntabwo dutanga ibyo kwambara, ibyo kurya cyangwa se aho kuba heza kuko ari byo bikenewe, ahubwo no mu buryo bwo kuguhindura imyumvire ugatekereza ibyiza byakugirira umumaro. N'ubwo bufasha nabwo turabutanga. Ntabwo ubufasha ari bifatika gusa, n'ubufasha bw'imyumvire nabwo turabutanga. Ngira ngo kuba umuntu yatekereza akaza muri twe, bivuze ngo niba udasenga ntibikwiyeho kutaza kutwiyungaho. Niyo mpamvu twazanye kiriya gitekerezo tukiganiraho. Buri wese yatanze igitekerezo abisobanura ukuntu abyumva, ariko nicyo kintu twashakaga kubumvisha. Utazanga kwiyunga kuri twe ngo dufatanye umurimo w'Imana,
utazanga kwiyunga kuri twe kugira ngo tugere kuri byinshi bishoboka. Uwo waba uri we wese, niyo waba wiba, niyo waba wica, niyo waba usambana, niyo waba utukana, niyo waba ugira gute, ariko byose ni ku Mana. Ngo niyo wakora ibyaha tukutuku ariko Imana ibihindura umweru nka shelegi. Iyi ni Shining Family. Ngira ngo ni umuryango mugari, muratuzi kuri channel Facebook, Instagram na YouTube, hose turaboneka. Hanyuma niba ushaka gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi uko tubikugezaho, kora subscribe, ukore share, like, hanyuma inkuru zacu zikugerereho igihe. Shimira abadukurikiye haba imbere mu gihugu, hanze y'imbibe z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Afurika n'Uburayi, Aziya n'indi migabane ntavuze. Mwese mwakoze. Inkunga ya mbere no kudukurikira, amasengesho n'ibindi mwumva mwadufasha kugira ngo tugere ku ntego zacu. Byose ni ku Mana. Ciao ciao.